nari mfite abantu b'inshuti zanjye twabanaga mu Gakinjiro tubana mu nzu, nk'uko mugenzi wanjye ubushize yabitanzemo ubuhamya, Pastor Uwumuhoza Aimable, twarabanaga tukabana n'abandi bahungu twabanaga mu nzu, ariko icyo gihe batwirukana, banyirukana ku kazi, twaragiye tujya inama turasenga, ese twemere tureke agakiza cyangwa twihangane Imana izatuvunjiremo ibindi. Hashize igihe dusenga rero, Imana iransanga mu nzozi, inyereka nasubiye ku kazi, inyeretse nasubiye ku kazi, ariko nari nemeye kugahomba. Twari turi kuvuga ko iyo umuntu akijwe yemera no guhomba, ariko Imana igishumbusha abantu bayo, ibyo uhombye kubera umusaraba Imana irabigushumbusha. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka tubahe ikaze ni kuri ya YouTube channel yanyu Gasabo TV Limited, hanyuma akaba ari YouTube muzajya mubonaho ndetse igacaho ijambo ry'Imana ritandukanye, ibyegeranyo, ibiganiro bitandukanye kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndetse si ibyo byonyine, kuko ndababwiza ukuri ko hano hantu muzahungukira byinshi bidasanzwe mu bintu bijyanye n'umwuka. Ni muri ubwo buryo rero twakiriye umukozi w'Imana Evangeliste Pastor Kanani Jean Baptiste, akaba ari umukozi w'Imana uyu munsi wabategura ijambo ryiza ry'Imana kandi riraza kugira icyo ryungura mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Reka mbasabe mukore subscribe, hanyuma mukore like, munasharinge kugira ngo ibi biganiro bigere ku bantu benshi. Impamvu tuvuga ibi ngibi nuko tuba tubizi neza ko abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Ni muri ubwo buryo rero n'ubundi turi bazaniye. Uhawe ikaze Kanani Jean Baptiste, umwanya n'uwawe ubwirize abakurikiranye iyi YouTube channel ya Gasabo TV Limited. Murakoze cyane kuduha ikaze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Kanani Jean Baptiste nk'uko bivuze, tumaze kumenyerana kereka yenda bashyashya. Rero bose ndabasuhuje, abari hafi na kure, diaspora, majyepfo y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, ndetse n'umujyi wa Kigali, n'abari mu mpande zose z'isi babasha kudukurikirana bose turabasuhuje. Ikaze kuri Gasabo TV Limited. Reka tuganire rero ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Maraki. Turasoma ibice bitatu, umurongo waho wa 19. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umunsi w'Uwiteka. Reka dusome umurongo wa 19, ibice bitatu mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Maraki, umurongo waho ni wa 19 turageza ku 21. Haravuze ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabishingwe, maze habe n'umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuze. Ntuzabasigira n'umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzarebatira abanyabyaha hasi, bazabiva umunsi ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo yahanuwe n'umuhanuzi bitaga Maraki. Ntago ndi bujye mu mateka, kuko iyi Bibiliya irimo abahanuzi bakuru ikabamo n'abahanuzi batoya. Maraki rero ni umuhanuzi umwe mu bahanuzi batoya, kandi ntago umuhanuzi agirwa munini n'imyaka cyangwa se n'igihe yahanuriye, ahubwo ubuhanuzi bwinshi, ubuhanuzi bunini. Abo ngabo nibo bita abantu bafite ibitabo byinshi by'ubuhanuzi, nibo Bibiliya yita abahanuzi banini. Ariko abantu bahanuye ubuhanuzi bukeya, nubwo yaba arahanuye mbere, tubita abahanuzi batoya. Maraki rero yambibutse ko iyo umuhanuzi ajya guhanura asangwa n'Imana ikamubwira ibyo agomba kuvuga, cyangwa yamusanga mu nzozi, yamusanga mu iyerekwa, yamusanga yumvikanisha ijwi avuga. Ibyo byose ni bumwe mu buryo Imana isangamo abahanuzi. Maraki rero ari mu buhanuzi
arota umunsi w'Uwiteka cyangwa Imana imusobanurira ku munsi w'Uwiteka. Irangije iramubwira ngo bwira abantu ubabwire ko hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, ukaba ugambiriye gutwika bibone n'inkozi z'ibibi zose, bakazaba ibishingwe, maze hakabaho umunsi uzabatwika bagashiraho, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi uwo munsi ubasobanurire ko utazabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko hari abantu uwo munsi Imana izakingira ikibaba. Twasomye ku murongo wa 20 haravuga ngo ariko mwebwe abubaha izina ryanjye, ubwo ni Uwiteka nyine, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze kuri uwo munsi twagereranya n'uw'amakuba n'ibyago ku bantu bose. Muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuze. Uyu ni umunsi ukomeye wahanuwe n'abahanuzi benshi batari Maraki na ba Ezekiyeli na ba Yeremiya bawuvuzeho, ariko ni umunsi tutazi igihe uzabera, umunsi witwa wo guhana no guhemba. Imana umunsi wayo izaba ifite intego ebyiri. Intego ya mbere izaba ifite niyo guhemba, intego ya kabiri niyo guhana. Hazahembwa abameze bate cyangwa hazahanwa abameze bate? Reka mpere ku bazahembwa. Bibiliya twasomye tugeze ku murongo wa 20 havuze ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, uwo ni Uwiteka, ni Maraki yavugaga mu izina ry'Uwiteka. Izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, ni ku Uwiteka avuga. Uyu munsi w'Uwiteka hejuru twasomye ko uzaba ari umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Uzatwika inkozi z'ibibi zose zishireho, abasambanyi, abibone, abicanyi, abagome, abagambanyi, babandi bakora ibintu byose bitanezeza Imana. Imana izabahana, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ariko uwo munsi hari abantu bazawurokoka. Ni abantu bameze bate? Ku murongo wa 20 hamaze kubidusobanurira, haratubwiye ngo ariko mwebweho abubaha izina ry'Uwiteka. Izuba ryo gukiranuka mwebwe rizabarasira, bivuze ngo Uwiteka kubera ko mwamwubashye, kubera ko mwagerageje kwitwararika, kubera ko mutinjiye mu isi cyane ngo mube nk'ab'isi, mukaba mu isi ariko mugaragaza imbuto ko muri abagenzi bava mu isi bajya mu ijuru, mugaragaza ko muri abana b'Imana, mugaragaza ko muri abakozi b'Imana, mugaragaza ko mwahamagawe n'Imana, mugaragaza ko mufite misiyo yo kujya mu ijuru, mugaragaza imbuto zigaragarwaho n'ubundi n'abakozi b'Imana, mufite kamere nk'iy'Imana, mugaragarwaho n'ingeso nk'iz'Imana. Haleluya. Icyo kizatuma Imana yohereza izuba ryo gukiranuka ribakize, rizaba rifite gukiza mu mababa yaryo. Niyo mpamvu kuri uwo munsi twakwita uw'amakuba n'ibyago, birivuze ngo abameze batyo bazasohoka bakinagira nk'inyana zo mu kiraro, bazaribatira abanyabyaha hasi. Uwo munsi uzaba wamaze gukongora abanyabyaha, abakiranutsi bo Imana izaba yohereje izuba ryo gukiranuka ryabakingiye ikibaba cyangwa yabahaye umutaka bitwikiriye ayo makuba atabareba. Abo bazasohoka bakinagira ku munsi abanyabyaha bagiriyeho amakuba, bazasohoka bakinagira nk'inyana zo mu kiraro. Kera tukiba mu cyaro, ariko ni no mu mijyi korora biremewe, twajyaga tworora, twagira amahirwe inka yabyara, ikabyara inyana, yaba inyana cyangwa ikimasa, byabaga bihuriye ku izina bita umutavu. Kwa kundi imaze gufata imbaraga, hari ukuntu bazirekuraga nimugoroba, ikajya yikinagura, ikazamuka ikenda kurenga n'inzu, ubona ko yishimye, ibyishimo byayirenze. Umwanditsi bise binyereka ko na kera bororaga, avuga kuntu abakiranutsi bazakinagira nk'inyana. Bivuze ngo yari yarazibonye uburyo zikinagira zitera hejuru zishimye,
abiteganya ko ataka kubitangaho urugero avuga ko abakiranutsi bazishima bigeze ku urwo rugero rw'umutavu cyangwa rw'inyana yishima yitera hejuru mu kiraro. aravuga rero ati uwo munsi bo bazishima, ariko abakiranutsi bo abanyabyaha bo uzabatwika nk'itanura ry'umuriro, kandi ngo uzabatwika bashireho, kuko bivuzwe n'akanwa k'Uwiteka. Ntabwo ndi butinde kwa aya magambo, ariko tugiye gukuramo ibintu bibiri. Ni iki umuntu wumvise aya magambo yakora kugira ngo uyu munsi utazamutwika nk'uko Maraki yabihanuye? Waba uri umusinzi, waba uri umusambanyi, waba ugira izindi ngeso, uri umujura, ariko ukaba ubyiyiziho, ariko ukabikora utanabikunda, cyangwa se ukaba ubikora unabikunda, ariko utari uzi ko iherezo ari ribi. None ijambo rikugezeho, Uwiteka avuganiye nawe muri njyewe, arakubwiye ngo hazabaho umunsi w'Uwiteka utwika nk'itanura ry'umuriro, uzatwika inkozi z'ibibi zose zishireho, za zindi ntiriwe mvuga amazina, buri wese ariyumva muri kategori ye. Ariko hasi ku murongo wa 20 twasomye hatubwira ijambo rikomeye ngo ariko abazasangwa bubaha izina ry'Uwiteka. Ariko mwebwe abubaha izina ry'Uwiteka, hari izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo. Mwebwe ubwo abandi umunsi uzabatwika bagashiraho, mwebwe ntago bizaba bibareba. Uwiteka azabakingira ikibaba, uko azabigenza azohereza izuba ryo gukiranuka ribakingire rifite gukiza mu mababa yaryo. Bivuze ngo rero hagati y'umunyabyaha n'umukiranutsi ku munsi w'Uwiteka hazaba harimo itandukaniro. Bamwe uwo munsi uzaba ugambiriye kubatwika, abandi uwo munsi uzaba ugambiriye kubaha umunezero w'uko barokotse umunsi w'Uwiteka, kandi bishimye babiheshejwe n'uko bagerageje gukiranuka, isi itabibemerera, abantu batabibemerera, bigoye rwose, kuko gukiranuka ni ibintu bigora. Niyo mpamvu iyo umuntu yiyangaje mu rugamba rwo gukizwa no gukiranuka, hari ibintu agomba guhomba. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyandindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka Kristo. Iyo ukijijwe, bya binezeza byo mu isi ugenda ubireka. Nigeze ntanga ubuhamya igihe kimwe, mbabwira uburyo twagendaga tuzenguruka mu mabare yo mu mujyi wa Kigali, tunywa inzoga, dukora ibyaha, dufite abakobwa tugendana beza b'ibizungerezi, ariko tukimara gukizwa ibyo byatunezezaga, byatubereye igihombo. Bivuze ngo rero iyo umaze gukizwa hari ibintu ugomba guhomba, byanze bikunze. Hari n'abahomba akazi, ushobora gukirizwa ahantu badashaka kusenga, bakakunaniza rwose, ariko ukemera akazi ukagahomba. Nanjye nkikora mu Gakinjiro byambayeho, narakijijwe maze gukizwa, barambwira ngo ubwo wabaye pasiteri kabaye, kandi wadusetsaga iyo wabaga wasinze mitsingi, none wakoraga akazi cyane ufite morali, wabaga wahaze mitsingi, none ubwo ugiye kunywa ibikoma n'ibyayi n'amafanta ntabwo uzongera kugira imbaraga. Barampagarika mu kazi. Bahamagaritse rero kuko nari namaze kumva kuri Kristo, numvise uburyo aryoha, numvise uburyo mu gakiza bimeze neza, numvise iyo uvuye mu byaha ugiye muri Kristo uba umeze nk'uvuye mu gihugu ugiye mu kindi. Impumuro, impumeko, marangamutima, inshuti usanze n'izo uvuyemo usanga ari abantu babiri batandukanye. Hari ibintu byinshi rero abantu bakundira mu gakiza. Ndangije kuko nari maze gukunda mu gakiza, numva nguwe neza, n'umubiri wakiriye andi mahoro utari usanganywe, ubwonko bwakiriye ibindi byiringiro butari busanganywe, nuko numva nguwe neza. Banyirukanye numva ndi fiyeri. Nari mfite abantu b'inshuti zanjye twabanaga mu Gakinjiro, tubana mu nzu, nk'uko mugenzi wanjye ubushize yabitanzemo ubuhamya, Pastor Umuhoza Aimable. Twarabanaga, tukabana n'abandi bahungu twabanaga mu nzu, ariko icyo gihe batwirukana, banyirukana ku kazi, twaragiye tujya inama turasenga, ese twemere tureka agakiza cyangwa twihangane Imana izatuvunjiremo ibindi. Hashize igihe dusenga rero, Imana iransanga mu nzozi, inyereka nasubiye ku kazi. Inyeretse nasubiye ku kazi, ariko nari nemeye kugahomba.
twari turi kuvuga ko iyo umuntu akijwe yemera no guhomba, ariko Imana igishumbusha abantu bayo. Ibyo uhombye kubera umusaraba Imana irabigushumbusha. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana iragushumbusha. Ntugatinye guhomba uri kurwana urugamba rwo gukiranuka, kuko rugendana no guhomba. Bakwirukana ku kazi, wakwanga ko musambana bakakwirukana, wakwanga kureka gusenga bakakwirukana, wakwanga ko kubuzuriza dokima bibiyeho bakakwirukana, wakwanga gutera kashe ku manyanga bakoze bakakwirukana. Ariko nimba uri umurokore ubyange, kuko agakiza kagendana no guhomba. Kandi niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka Kristo. Iyo ugiye muri Kristo uba ubaye icyaremwe gishya. Hari ibintu ugomba guhomba ukabitakaza, ukabyirengagiza. Icyo gihe rero narose nasubiye mu kazi, kuko nari namaze kudesida ko ngomba guhomba. Imana irwana bucece, irazenguruka, inyereka nasubiye mu kazi. Nzindukira mu kazi n'abacuti banjye turajyana. Imana yambwiye ko nzatangira akazi ari kuwa mbere njyayo. Nari maze icyumweru ndi umushomeri nsenga. Ubwo kubera ko abenshi twari turi abashomeri, twari dufite n'ikibazo, inzu itishyuye, tutari kubaho neza. Cyari ikibazo gikomeye, ariko turasenga dusanga ntibyaturekesha umusaraba. Turavuga ati no kubaho nabi birashoboka, ariko umuntu agakomeza agakizwa. Turasenga, ariko wa mbere Imana inyereka rero nagiye ku kazi. Ndababwira nti mumperekeze, uyu munsi nabonye Imana insubiza ku kazi. Njyayo batese uracyakomeje iby'ubupasiteri n'agakiza, ko twaguhagaritse kugira ngo byigeho, niwumva ubivuyemo uzagaruke tugusubize ku kazi. Ndababwira nti kuba pasiteri, iyo umuntu agikijijwe nyine bamwita pasiteri, mujye mubyakira. Ntago bagora ubwonko, ntibagora umutima. Umuntu ukijijwe wese niba umaze iminsi 2 bahita bakubatiza pasiteri. Ndangije ndavuga nti nibyo mpisemo, kandi gukiranuka ndagukomeje, nta nubwo nzabirekura. Nakwemera nkakora ahandi, nahindura n'imirimo, ariko niyo naba n'umushomeri, nawe umushomeri usenga, kuko nari nakijijwe n'ubundi ari Imana insanze inyihereye agakiza. Nkuko hari mwene data wigeze abitangamo ubuhamya, kubera ko ari we wambwirize, ariko yambwirije n'Imana yarabanje kunsanga ari umwohereje, ari yimwohereje. Ngo rero nari naramaze kurota menya ko Imana inshaka, yari yaratugizeho umugambi kuva kera. Ahari ni nayo mpamvu tugitera agatambwe tugerageza kubabwiriza ubutumwa bwiza, kuko twakuze neza, twagize amahirwe yo gukurira ku bantu basenga, bakijijwe, bafite imbaraga z'umutima, imbaraga z'ijambo, imbaraga z'agakiza. Noneho banarezwe, bafite n'indangagaciro zisanzwe zacu nyine. Bagerekaho no gusenga no kuba inyangamugayo, bagerekaho no kuganira n'Imana. Amata akababyaye amavuta, tubakuriraho. Nicyo gisigisigi mutubonana. Nubwo turi mu isi, ariko turacyarwana intambara zo gukiranuka. Turangije rero ndahomba, nemera guhomba. Imana insubiza mu kazi. Maze kunsubiza mu kazi, babuze uwo bakoresha barampamagara. Noneho bemera ibyo mbategeka, bansubiza mu kazi. Bene data bangira inama, abo ngabo twabanaga, nubwo bankase ay'umunsi ntazajya njya gukora wo ku cyumweru, nshatse kubyanga. Bene data bangira inama bati ihangane, Imana izaguha umugisha. Bashyizemo ko Imana izampa umugisha, numva bansunikiye ahantu heza. Ndavuga ntubwo mushyizemo ko Imana izampa umugisha, kandi nanjye nkaba nzi kwibutanga. Sawa, ntangira akazi gutyo, ubuzima burakomeza, nongera gukomeza gukora. Ariko nyuma y'uko subira mu kazi, nari namaze kugatera umugongo kubera Yesu, kubera Imana yampaye umugisha. Na n'ubu umugisha Imana yampaye icyo gihe ndacyawukorakoraho. Imana ishimwe. Twari turi ku ijambo rero rivuga ngo umunsi w'Uwiteka. Twari turi kuvuga ku bantu ba mbere bagerageje kumvira Imana, tuvuga ukuntu Imana izabategekera izuba ryo gukiranuka rikabakiza mu mababa, rifite gukiza mu mababa yaryo. Ariko hari n'abandi bantu ba kabiri, ijambo ryavuze ngo hazabaho umunsi uzabatwika, uzaba umeze nk'itanura ry'umuriro, uzabatwika bashireho, kandi bivuzwe n'akanwa k'Uwiteka. Bishatse kuvuga iki? Abakiranutsi bafite kirengera imbere y'Imana, ariko umunyabyaha nta kirengera. Kandi agakiza karacyari ubuntu, no kuri
telefone umuntu yakwatuza agakiza ugakizwa, kandi no mu rusengero aho uturiye wagenda ugakizwa bikemera. Ibyaha ni bibi, igihembo cy'icyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Hunga ibyaha rero udapfa, mu bujura no mu busambanyi byo gutekinika bireke, nubwo ubikorera mu ikayi ukaba uzi ko batabimenya, ariko Imana ibibibona. Nubwo byaguhira abantu wabikoreye ntibabimenye, ariko Imana yabibonye. Rekeraho, reka ibyaha, ngwino mu gakiza, kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ntituza ari mu gitondo, ntituza ari nimugoroba, ntituza ari ryari, ariko icyo nakwifuriza nshuti yanjye, wowe ukurikiye Gasabo TV Limited, turaguhendahenda mu mbabazi z'Imana ngo ureke ibyaha ukizwe. Twakijijwe baduha iminsi, babona ngo tutazabitindamo, babona ngo duhisemo nabi, babona ngo tuzaba batindi n'abakene nk'abadafite kivurira, ariko siko byagenze. Imana yadufashe amaboko, iradushyigikira, iducira n'inzira aho tutakekaga ko zacika. Ntacyo twayiburanye. Iterabwoba ry'abadayimoni ryigushuka ngo ugume mu byaha, ngwino ukizwe. Reka ndangize nsoza ngusengera Imana, we wabyumvise, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, waba uri i Kigali cyangwa mu ntara, aho unyumva uri hose, reka dusenge Imana. Twari turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo hitamo icyakugirira umumaro, kubera ko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, kandi ugambiriye gutwika inkozi z'ibibi. Ariko abakiranutsi bo bafite kirengera. Imana izabategekera umunsi izuba ryo gukiranuka ribakize, bakinagire nk'inyana zo mu kiraro. Bivuze ngo uwo munsi ntacyo uzaba ubarebaho, ahubwo bazaba binjiye mu munsi w'umunezero w'ibyo barwaniye bakiri mu isi. Bajye kubana na Mesiya, bajye kubana n'Imana, bajye hamwe mwita mu ijuru, kuko barikoreye bakiranuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo rivuzwe n'akanwa kawe unyujije muri nge, kuko genda umunyantege nke, wowe riherekeze, urishyigikire, ryambuke inyanja, ryambuke amazi magari, ryambuke imigezi, ryambuke rigere mu mitima, rigere ahantu kure cyane, kugira ngo Uwiteka Imana, abantu bawe bahunga umujinya wenda gutera, bahunga ibihano byo ku munsi w'Uwiteka, ahubwo bakiranuke, kugira ngo bazajye mu ruhande rw'abazahembwa. Urakoze, turagushimiye ko ubikoze, kandi ukaba ushyigikira ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Abatwumvise rero bakaba bizeye, mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire neza, ubahe agakiza, ukomeze ubahamagare, ukomeze ubasange mu majwi no mu nzozi, ubagirire neza, ubafate nk'uko wadufashe, kandi nk'uko wafashe Pawulo mu nzira z'i Damasiko, nabo bagenzereze gutyo, ko mu gakiza hararyoha. Niko tubasengeye tubyizeye ko ubikoze, mu izina rya Yesu. Amen.